bakaba barampumurije umutima kuko buriya nta kintu gikomeye cyane kibaho nk'ihungabana ryo ku mutima, ariko bambaye hafi, mbese ngira ihumure muri njyewe, nigira icyizere cyo kubaho bitewe n'uko nari mfite abamba hafi, abampumuriza, abumva yuko ndi umuntu. Yesu akozwe. Yewe nagize ikibazo cyo kutabona ndi mukuru, birambabaza cyane, bintera ikibazo muri njyewe, nkumva ndiyanze, nkumva sinshaka no guhura n'abantu, naba mu nzu gusa nkaryama byonyine nkategereza gupfa. Urupfu sinarubonye, ahubwo ni Imana yashakaga yuko tuzamenyana, mukanampumuriza muvuga ko nanjye ndi umuntu. Ubwo rero kubw'Imana naje kumva radiyo Mariya nkajya nyumva, nkumva yuko habaho itsinda ry'inshuti z'abarwayi, ariko nari ntari nabamenye. Nkajya ntega amatwi radiyo Mariya cyane. Ubwo nza kuza kujya i Muhanga mbonana n'umunyamakuru witwaga Diogene. Diogene arambwira ati rero Rosette, ati humura uzaba, ambwira ubuhamya bwa Venusi, mpita numva muri njyewe nigaruriye icyizere kandi nanjye ngomba kubaho. Nibwo rero naje no kumenya iri tsinda baza kunyumva mu kiganiro nagiranye na Diogene, bakajya bampamagara, barankunda, numva muri njyewe ngize nanjye umutima ukeye, kandi numva ndikunze nkunze n'abandi. Ubundi njye nari nariyanze, ariko kubera Imana naje kongera ndikunda. Ubwo hashize iminsi Elias Ntibazirikana nawe aransura, yunga muri rya jambo, arongera arambwira ati humura uzabaho, ati Rosette humura rwose, Imana irakuzi kurusha wewe uko wiyizi. Iryo jambo nkarizirikana mu byo ntekereza, mu byo ndimo byose, nkumva yuko Imana inzi kurusha uko niyizi. Noneho rero ubwo muri kwa kwikunda naje kwiyakira, kubera n'abampamagaraga abo hano mu itsinda bakampamagara bakambwira ati Rosette waramutse. Uzi kugira ngo umuntu akubwire ngo waramutse, urishima cyane, uri umurwayi utaba ufite uri buze kuza kugusuhuza, ukumva yuko wa muntu muri kumwe. Naje kwiyumvamo rero umukobwa ukomeye, umukobwa w'igiciro, umukobwa mbese ufite igitinyiro ku Mana, mbese ukomeye pe. Nibwo nazaga kwigirira icyizere, maze nanjye nemera uwo musore gukunda. Ubundi nta rukundo nagiraga, ariko ubwo nyine naje gukunda, ngira amahirwe, turakundana, korona iraza, ubukwe ntibwaba neza, ariko tuyihabwa isezerano, turasezerana, turabana. Nawe ntabwo areba, nanjye ntabwo ndeba, ariko umwana twaje kunguka tukabyara barareba. Yesu nakozwe. Ubwo rero naje kumubwira ati mfite abantu bankunda, uko wumva bampamagara kuri telefone, ati buriya bankunda kuri, maze muri mwebwe bumvishe ko nabyaye baza kunsura baje kureba umwana. Nabo barishima cyane, turishima, twumva ko dufite ababyeyi, twumva yuko dufite abantu badukunda kandi batuzirikana, batwitaho. Muri iyi minsi murampamagara ati ugomba kuza mu itsinda, ati mukaza. Ntabwo byakunze ko tuzana n'ubwo babibabwiye, ariko nawe yantumye ngo Imana ibahe umugisha kandi muzakomeze uwo murimo,
ngo ntimuzateshuke umurimo Imana irimo irabatuma ku barwayi. Yesu akuzwe. Ubwo rero Imana iracyadukunda, turi kumwe n'Imana mu rugo rwacu, nta mukozi dufite, turibana twebwe uko mwumva tutareba, n'umwana wacu afite amezi 6, ariko nta kibazo, tubayeho neza. Abadusuye bazabaha ubuhamya bakababwira ukuntu tubayeho, turateka, dukora amasuku, umwana wacu turamumenya, nta kibazo nababwira kubera Imana. Ubwo ni Rosette wari waraheze mu bwigunge, wari warababaye, ababajwe n'ubuzima by'uko atareba, ariko kubera Imana n'iri tsinda ry'inshuti z'abarwayi na Radio Mariya, akaba ari uwo nguwo ushima Imana, akaba ari umumama. Njyewe nagize ikibazo mfite imyaka 14, ubu ngubu mfite imyaka 30. Urumva rero maze igihe kinini mbifitemo uburanga butareba, ariko icyo gihe iyo ntabagera usanga ndi wa muntu w'impumyi, ariko ubu ngubu kubera Imana nubwo mubona ntareba ariko ndareba. Ubu cyakoreka ibyishimo mufite, ubu ntavuga umunsi ukira tukanarara hano nkivuga ibyishimo mfite, ariko kubera igihe n'amasaha nuko ntakomeza kubibabwira, nyine ndishimye gusa mubyumve ko nishimye. N'uwo nasize mu rugo arishimye ko ari kubera yuko naje, arishimye. Kandi namwe mwumve yuko tubakunda nuko mudukunda, mujye mukomeza uwo murimo mwatangiye wo kwita ku barwayi, kuko buriya umurwayi iyo abonye umuntu umuhumuriza akamubwira ati humura, iyo humura imukomeza umutima, iyo humura iramufasha kandi imwongerera n'iminsi yo kubaho. Kuko buriya utabonye umuntu ukuganiriza cyangwa ugusura, icyo gihe uba umuntu w'ingeri, ariko iyo ubonye umuntu ugusura usanga uburwayi bwigije hirya, ugahinduka muzima kandi ufite uburwayi bukomeye. Yesu nakuzwe. Imana rero ibarinde kandi ibafashe, mukomeze umurimo mwatangiye, Imana izajya ibibaheramo umugisha. Nibyo njyewe nababwira, ibyo nababwira ni byinshi, ariko Imana yonyine irabizi kurusha uko mbizi, kandi Imana ibaha umugisha. Murakoze. Nagasane ubuzima ni wowe dukesha, zanyumva ngeziko ijabiro. Nishimiye kubana namwe muri aka kanya, ni umunsi udasanzwe kuko ntabwo ari kenshi tubura amazi ku maso, ariko tubana umunsi ku munsi, kuko tuvugana kenshi, kuko twandikirana kenshi, twabaye abavandimwe. Gusa iyo ngira ubona kugira ngo mbone umunsi nk'uyu utuma nza kongera kubona amasura ntaherukaga, birushaho kunshimisha. Uyu munsi rero ufite amateka akomeye mu buzima bwanjye namwe, nk'uko babivuze, n'ubwo wenda ntari umunyamuryango wanyu mu buryo nk'uko mukora, ariko ndiwe mu bundi buryo kuko iteka ndabatekereza namwe mukantekereza, ndetse nyagasani yabishaka tukabura. Byose ariko bigira inkomoko, kuko byose ni Radio Mariya yabikoze. Murumva ko rero ifite akazi gakomeye cyane n'ubutumwa bwinshi. Radio Mariya ni umubyeyi wandeze, umubyeyi twabanye igihe kinini. Ngira amahirwe kuko ibyo bivuga bifite gihamya. Hano hari umuvandimwe wanjye Felicien, Diogene ntabwo abasha kuba ari hano, nari nzi ko ari buhari. Nibo babizi cyane kuko ruriya rugo rucyubatse muri diyoseze ya Kabgayi twarubanye n'igihe kinini cyane. Radio Mariya twabanye imyaka 9 nikorera nk'umukorerabushake, ndetse nari n'umuyobozi wungirije w'abakorerabushake muri icyo gihe cyose bamazeyo ndi kumwe nayo.
ni ukuva muri 2008 kugeza ubwo ndetse yahagurukaga ije gutura i Kigali. Muribuka ko abari kuri stade Amahoro twibazanira twarahahuriye twari benshi muza kudufasha kugira ngo muyakire tuyivanye Kabgayi tuyizanye i Kigali. Ngira ngo ibikorwa nakoraga icyo gihe ndetse kubw'izindi nshingano nari mfite byabaye ngombwa ko ibyo nakoraga umunsi ku munsi kuri radiyo Mariya nk'umukorerabushake wayo nabaye nkaho mbisubikiramo. Cyakora ibyo nshobora kubikomereza Gitarama muri uyu munsi kuko abakristo benshi bajya bagendera bakampamagara bakamuha ubutumwa bwayo bakayirumaho bakayibute nkageretse nanjye kubitanga. Mbese ubu nibwo n'iki gikorwa nsigaye mbasha kuba nakora mfashije abakristo bacu bakunda kunyiyambaza abatabasha kuyigeraho. Uretse ibyo rero ubwo nahise kuri radiyo Mariya nakunze gutungurwa no kwitaba abantu benshi ntazi, ariko abenshi n'ubu ntazibagirwa mu buzima bwanjye ni ukumva umuntu aguhamagara avuga ati ndifuza kukubona, nkibaza ku cyo abantu bashaka kumubona. Hari n'abazaga bahagera baje kubisura yenda uwo munsi naba nahakoreye bati ngo tubwire wa muntu azi. Hari n'abo naciyeho nanjye ntazi ko barashaka ndagenda aho ngarukiye bati wa muntu bashaka ese n'uyu nguyu. Naje kubaza impamvu kuki abenshi bavuga ngo ese n'uyu nguyu, benshi barambwira ngo iyo mvuga bakumva ijwi batandeba hanyuma no kumbona biratandukanye. Ngo bari bazi ko kuba miliyoni 200 ariko ijwi bumvaga numvise bicekeje cyane, ariko ubwo nuko byagenze. Cyakora nasanze benshi bavuga bati kukubona no kumva uvuga gusa biratandukanye. Ibyo ndabyakira, ntabwo byaciye aho ngaho. Cyakora kuko byaje gutuma tuba inshuti zikomeye, kuko muri ubu kuza ngira ngo hari n'ibiganiro byinshi twagiye dukorana hariya kuri radiyo igikorera i Kabgayi n'itsinda ry'inshuti z'abarwayi. Kugira ngo wajya muri seriveri ya radiyo Mariya yaburamo nk'ibiganiro bitatu nakoranye namwe mu rwego rwo kugira ngo ubutumwa bwanyu bukomeze bwongere bugere hirya no hino kandi bwamamare. Ibyo nanjye numva byishimira cyane, nkanumva rwose ari umusanzu mwiza mwabashije kumpa kugira ngo bamenye, nanjye kandi nabashije kubafasha kugira ngo ubutumwa bwanyu burusheho kwamamara hose. Ntabwo byaciriye aho ngaho rero, burya nyagasani afite ukuntu abitegura, afite n'uko abishaka. Igihe cyarageze ku itariki 15 z'ukwezi kwa munani umwaka w'2016, ubwo nk'uko byari bisanzwe bikorwa kuri radiyo Mariya, umuryango w'abakozi ndetse n'abakorerabushake twabaga dufite urugendo nyobokamana Kibeho. Icyo gihe wari umuco tumenyereye, ariko naje gutungurwa mu bintu nanjye ntabashe gusobanura. Ubwo nanjye nari ku rutonde nk'abandi nk'uko twari tubimenyereye tugomba gukorana urugendo nyobokamana Kibeho. Hanyuma mbere gatoya kugira ngo uwo munsi niba ari bukameza hari kuwa mbere, ariko nko kuwa gatandatu Diogene aza kumpamagara aho nari ndi hano mu butumwa. Ndamubwira ariko ntabwo nzi niba tuzajyana, atese kubera iyihe mpamvu kandi byari kugira ngo ndumva ntazajya, ariko impamvu ndayibona. Hanyuma bukeye ku cyumweru turongera tuza kuvugana, babwira ndumva muri njyewe mfite ikintu kirimo kuvuga ko ntazajya, ariko ntabwo nzi icyo aricyo, kandi kuko ntabwo nabibeshyaga ariko nabyumva. Abanza no kutabasha kubyumva bimutunguye, kuko byari bimenyerewe ko kuri iriya tariki buriya rwose ukorera ubutumwa Kibeho. Hanyuma bigejeje mu rukerera kuwa mbere, umunsi wo kugenda nari ndi mu rugo, nibwo madamu yaje gufatwa n'inda. Noneho biba ngombwa ko tujya kwa muganga, kugira ngo ku isaha y'isaa 2:07 za mu gitondo nibwo nyagasani yaratwaye umwana w'umukobwa. Hanyuma nibwo naje gukomaho agatima nsubiza inyuma, nibaza abo twari kumwe, abo twagumye ko turi kumwe ahantu bari,
nsanga ntari kumwe nabo, nsanga kandi naravuze inshuro ebyiri yuko hari ijwi ririmo kumbwira ko urugendo ruzarukora, ariko ntirimbwira ngo impamvu ni iki. Noneho ako kanya mu isaha y'iminota nk'icumi twaciye kwa muganga, nibwo nahise numva hari ibyo kubyerera ngo buri cyakubuzaga kugira ikibazo n'iki, nibwo nahise mbasha gusobanukirwa noneho n'icyatumye urugendo rukora hamwe n'abandi uko byagenze. Nyuma yaho gatoya nahise mpamagara hano mu itsinda ry'inshuti z'abarwayi, ngira ngo niba ndabyibuka neza ko mwari mwateraniye hano mu kigo neza ngira hafi kuri semisheri hari icyo gihe banza niho mwari muri, noneho bahamagara nk'abantu twari tumaze kuba inshuti muri community Dore Manuel. Muri community Dore Manuel. Urakoze. Niho mwe mwari mwateraniye mu kwizihiza ibyo birori by'umunsi umunsi mukuru wa Bikira Mariya, ntabwo mwari mwagikiyeho, mwe no bahamagaye mbabwira uburuza yuko muzishobora kugirana umukobwa. Bamwe muri mwebwe ntabwo ndi bumenye ngo ni bande, numvaga ari amajwi y'ukuri y'abantu bakiri bato b'urubyiruko, bitera hejuru bararirimba barabyina cyane kuri uwo nkuru babwiye ijambo nibuka bavugiye icyarimwe mu nkuru ngo uwo mwana ni uwacu, uwo mwana ni uwacu, uwo mwana ni uwacu. Byahise bagira nk'indirimbo. Hanyuma ibyo birangiye, nyuma yaho gatoya ubwo noneho n'abavandimwe twaboneka kuri radiyo Rwanda baje kumenya nyine noneho no kumva impamvu yo gusubika urugendo kwanjye, nanjye ntabashaka gusobanura mbere hose. Ndibuka Padiri Celestin icyo gihe niwe wari umuyobozi wacu, nyuma yaje kumusanga mu kazi, nje gusohoka gatoya muri studio arampamagara ati ngwino hano, tujya mu biro, arambwira ati ngo kuki utaje ngo tujyane Kibeho. Hanyuma mubwira uko byagendekeye, arabyumva. Yarambaje ati se uwo mwana wacu yahawe batisimu? Turacyarimo kubitegura. Yarambwira ati ntacyo dutegura kindi, ahubwo urumva ni impano twari duhawe n'umubyeyi cyangwa kuri uwo munsi wacu, ahubwo twagombaga kuva Kibeho iyo bishoboka tukava Kibeho tuzagenda tumubona. Ariko ntibyakunze. Cyakora nta kirarenga ati ngo ngusabye ko mu minsi itarenze nibura 5, mu minsi itarenze 5 umwana agomba guhabwa batisimu. Ubwo nahise mbijyamo, hanyuma njya kuri paruwasi, ubundi mvuka muri paruwasi ya Cyeza nari ya diyoseze ya Kabgayi, njya kugura na padiri mukuru, banyemerera ko nta kibazo umwana agomba kubatizwa ndetse bampa n'ibyangombwa. Hanyuma nongera guhamagara hano kuko naravuze ni umwana bamuhawe na Bikira Mariya mu munsi we, ariko umwana itsinda naryo biramusaba, hanyuma n'impamvu yo kugira ngo bamwimwe, narabahamagara ndabwira nti noneho nk'uko mwabivuze umwana agomba kubatizwa, umukristo gatolika agomba kubatizwa, kandi ni mu buryo bwihuse. Dukeneye kugira ngo murabizi muri Kiliziya Gatolika kugira ngo isekame nk'iyo zitangwe habaho gushaka ibyangombwa ku mpande zombi, ni mushaka ibyangombwa harimo kuryohereza. Ubwo baravuze bati nabo n'abamagaye ndumva bari bari hamwe bashoboka bakeya, ngira ngo niba mbyibuka neza, baravuze bati noneho sinzi uko babitekereje, sinzi babikoze, bavuga ngo umwana ni wacu, ariko noneho turasaba Mama Mariette agende aduhagarare mu izina rya gurupe yose. Mama Mariette niwe uzagenda akarambura ibiganza kuri uwo mwana mu izina rya gurupe. Sinzi niba wamuhisemo. Mama Mariette rero aramubonye rimwe gusa yaje gusura radiyo Mariya, ariko ari no mu rundi rugendo n'umugore n'umwibuka neza, ariko igeze ngo bakugize kunsaba kuri radiyo. None nawe ndetse ndamubona gute, ngira ngo barimo bava n'abandi basinanga ati turagufasha, uramugeraho uramubona muvugane, hanyuma n'ibyangombwa byose bisabwa twabimuhaye, hanyuma abigushyikirize, hanyuma umwana tugere dutegure batisimu y'itegereza. Uko byagenze na kwigitara mu Tanza, nageze hariya Nyabugogo mu saa 8 n'igice, Damascene ndahamusanga, we Damascene yadusuraga kenshi cyane hariya, yahageraga kenshi cyane, ni nawe umuntu nari nzi cyane byihuse. Amaze kuhagera araduhuza, amaze kwicara turabivugana, ibisabwa byose turabishakisha mu gihe gito gishoboka. Hanyuma ku itariki
icumi z'ukwa cyenda, umwe navuze kuri 15 z'ukwa munani, hanyuma 10 z'ukwa cyenda nibwo Ariete n'abavandimwe itsinda ryamuhaye bari bamuherekeje baje duhurira muri shapeli ya radiyo muri Rwanda i Kabgayi aho yakoreraga nyine ari mu mujyi w'Igitarama, hanyuma duhurira mu isengesho ryo kugira ngo umwana ahabwe batisimu hamwe na dufashwamo na Padiri Claudien Ntabakurira ni umupadiri wa diyoseze ya Kabgayi nawe. Padiri Serisi Directeur wa Radio Maria yari yaje mu butumwa bwa hano inama yari hariya irebana n'ubutumwa yari ashinzwe kuri radiyo yaravuga ku munsi, ariko uwo muvandimwe amwemerera ko aza gukurikira ibikorwa by'ubukwe. Hanyuma kuri tariki rero umwana wacu kandi umwana wanyu ahabwa batisimu. Ni ibyo kwishimira kuko itsinda ryungutse umwana, ahubwo ni muri aho ukurikiza muraza kutubwira. Umwana rero yitwa Niyizigira Maria Assunta. Uyu munsi ariga mu mwaka wa kabiri w'amashuri abanza ndetse arimo no kwigira isakaramentu rya Eucharistia nko kwigira muri Eucharistia abiririmba buri munsi. Itsinda arariza arabyumva gutyo, ariko azi cyane mama aho yicaye hose ababwira abandi bana mama wanjye, muze mbereke mama wanjye, akajya kuzana amafoto akerekana mama we witwa Umutesi Ariete. Aranayazi cyane niyo abasinziriye uvuga ari mu bitotsi, agira ati mama wanjye marene wanjye witwa Umutesi Ariete, ati no mu kwezi tuzabifata cyane. Ubwo rero itsinda ryose arizi binyuze muri mama we Ariete. Cyakora ngira ngo ushize batwatereye gahunda no ku wundi munsi mukuru w'imwagize ubwo urabasha kubona nakiri mutoya, ariko batwagira umuntu tubasha kumuzana ndetse no mama we bari kumwe baramubonye yakiri mutoya, ariko mama we urabona kenshi kuko ajya anyuzamo agasimba akamusura, umwana nawe akaza kwa nyina, ubwo bagize no mu itsinda ubwo mutaramubona, ariko ndizera ko ejo muri no mpeshyi ntabwo itariki yo nayimenya, ubwo n'ubundi muzaza kumuherekeza kugira ngo ajye guhabwa Yesu. Ni muri iyi mpeshyi ni mu kwa kane cyangwa mu kwa munani, bizaterwa n'amatariki muzabagera, ubwo nitumara kuyamenya tuzabamenyesha. Uretse ibyo rero itsinda ryatumye menyana n'abantu benshi cyane rijya risura, bagendaga bamamagara ngo se mwambiwe n'iki tutarabonana, bati n'itsinda ry'incuti z'abarwayi zatumye tubasha kumenya. Ubundi ni ukukumva kuri radiyo tutarakubona, bamwe bati uzihangane dusure tukubone, abandi bati uzihangane tugereho turagushaka. Ntabwo byagiye bikunda kumushobokera cyane, ariko nibwo tuganira byinshi. Hari umuntu witwa Tereza Uwizaza. Tereza Uwizaza ntabwo ashobora kumara iminsi 3 tutavuga. Letitia w'Inyamirambo. Ubwo bamamaye bose bajya kuvuga ngo Letitia w'Inyamirambo, Tereza Uwizaza. Ubwo naye no zaza Nyamirambo yagize andi mazina yongerwa ku yabo. Umuntu witwa ariyo yazicaye umuvandimwe agiye bari bicaye inyuma w'isamudu Saverina w'isamudu, yego bo ino samu gatenga konsole mu gatenga donc abantu bagiye batuye hahindutse amazina ataragize ubwo yahindutse amazina y'abantu ku buryo bwose nanjye nagiye gutega hamagara ni ino samu gatenga ati wamugizeho ni Saverina w'isamudu ni Emmanuel Nzaramba Emmanuel wahaganye murumva ko maze yagiye afatanya n'imisozi bariho uko nuko nagiye, ariko mu by'ukuri byarashimishije kugeza n'uyu munsi aho ndimo batekereza ibikorwa mukora mu gihugu akemura Rwanda mu cyane gahunda zayo, nkagenda numva ubuzima bwayo uko bukomeza kugenda mukora nubwo bose nyagasigara ese n'uruhu ishyira n'igihango hagati yanjye namwe. Turabyishimira rero mu by'ukuri ari umuryango nagaruka ku butumwa Rwanda ifite bukomeye cyane, kuko ibi byose yabigizemo uruhare rukomeye cyane. Ibi byose yabigizemo uruhare rukomeye kuko niyo yatumye bamenya, niyo yatumye mumenya, ndetse n'abandi bose tugenda tumenya bijyanye n'abongera n'ubu. Uriya muvandimwe wakomeje witwa Claude urwariye mu bitaro by'Inyamata,
uriya we asigaye ambwira ngo noneho uvuge ku gusa ko uwo muntu noneho numva muzi ese kutarambona ngo ya uko iminsi tumaranye n'uburyo umumabera n'ubunganiriza n'ubigira gute tuvugana ubu noneho rwose nsigaye numva mubona kubw'ibiganiro ntacyo mubona imbere yanjye ngo kureba kandi mu by'ukuri ntabwo arambona ariko numva nifuza ko nanjye kuko iriya nzira yanjye mbona kuyinyura kubera ko atari kenshi mvuga ko n'ibyo njya kumva ngo nerekeza hariya nzamugucure kose nkabasha kuhagerwa nareba uwo muntu rwose nanjye namubona kuko numva binshimishije kuba twabona petitsi yaho gushize twahuriye aha ngaha nari namubonyeho hari n'abandi ikindi nishimiye ni uko mwaragutse hari amasura menshi mashyashya nagiye mbona ntarimenyereye harimo benshi menyereye bariya ababyeyi bakuze cyane ariko harimo n'abandi ntabwo gushinga nabonye mwebwe umukobwa wanyu iyo mbonye ko ntabwo bari ababyeyi bonyine mu itsinda ariko impamvu ni uko namubwiye kuva ejo namubwiye ko ngiye kuzaza hano mu itsinda ry'inshuti z'abarwayi ahita amwiba none se n'amarene azaba ahari azaba ahari none se ngo n'abakecuru bazanye bose bazaba bahari ntibazaba bahari kuko umwana aritegereza cyane ngo abakecuru bazanye n'amarene yabonye ubwambere ubansurize ngo kandi ubanzanire ese nkabazanye ngo yangunzanire agafoto kabo nongere mbere ubwo rero sinze kwibagirwa ngo nabo bibagirwa ngo abakecuru mwe barashaka kuza kubona ifoto ubwo nuko ariko yabonye cyane abandi bo ntabwo ari abamwe ubwo nabo bazajya bambara muri make rero kuri uyu munsi nagira ngo mbashimire byimazeyo ubutumwa mufite ni igikorwa gikomeye buriya ntabwo umuti ari ikinini gusa ahubwo umuti ni ukwegererwa ukaganirizwa ugahumurizwa ukagaragarizwa ko hari abakwitayeho nubwo ubwawe waba ubona ntacyo kimaze muri sosiyete kugira ngo ubuhamya bumare gutambuka bwabwifashe aho umuntu agera akumva nawe ubwe no kubaho nta kintu kimaze nyamara nyuma y'uko mumwegereye mukamuganiriza mukamwereka urukundo mukamuhumuriza mukamubwira ko atari ryo herezo ry'ubuzima akongera akagarura icyanga cy'ubuzima ni akazi gakomeye rero nk'uko babivuze mwabitangiye mwatwe ko byatangiwe n'abantu b'urubyiruko bavuye gusura radiyo mariya bariya abakecuru bari mutarababona n'abandi none dore barakuza n'utubanda ariko bakaza kubakurikira biriya mwagombye kuboneramo ko ari ingano ikomeye cyane mwe mwumvaga ari ukwitemberera by'abasore n'inkumi ariko ntabwo bari muzi ko bizavamo ikintu gikomeye nk'iki ngiki ntabwo babonaga ko harimo ubutumwa bukomeye uyu munsi mu myaka nka 20 iri imbere muzatungurwa nuko muzabamo babandikaho ibitabo mwarabaye wenda n'umuryango ukomeye winjijwe mu muryango wa Gisiyo Gatolika ikora ibikorwa by'urukundo bikomeye nk'abasaveri n'abandi mujya numva cyangwa se tugira mu miryango muri Kiliziya Gatolika bizashoboka cyangwa se haba vuba cyangwa kera bitinze ariko birashoboka nibwo yenda umuntu uzaba akiriho muri mwebwe ashobora kuzabona agaciro k'ibyo mwakoze n'umutarabikora ndibuka ubwo bari muvuye muri za Kanyanza gusura wa muvandimwe w'uyu ndetse mukaza kujya n'ibibazo by'umuhanda muribuka amasaha twahuriyeho kuri kaburimbo ariko buriya nasigaye ntekereza aba bantu urugendo bakoze imvune bagize ibyago bagize ingorane bahuye nazo naratekerezaga ko aho buriya ikintu cyaba kigerageza igikoresho guhagarika ubutumwa bwabo ntabwo nabivuze ariko nabitekereje gusa nabandi Nyagasani azi byose abantu nabo ikinshimije no kugeza uyu munsi mutigeze mucika intege nyuma y'ibyababayeho ni ubuhamya bukomeye nkavuga rero ni mukomereza aho ngaho turi kumwe turakomeza kubasabira umugambi mwiza mufite kandi ibi ngibi imbuto ikomeye cyane ubwo mubikora n'ubuyobozi bwa Kiliziya bubizi bunabireba buriya nabo mu bushishozi bwabo no mu bujyanama bwabo nzi ko bazajya bakomeza kubaba hafi no kubegera ndetse bashobora no kubafasha kurushaho gutera imbere mu bikorwa bya buri munsi kandi imbuto mwera ziragaragara abarwayi ubwabo barabyivugira iyo nganira na Korode ambwira ko atajya kubamenya hari we hari ntabwo umunsi bagihumeka aba yararyamye ariko arambwira ati uyu munsi mfite mama mfite iki muri mwe ngo mwamuhaye mama arabimbwira turaganira cyane yambwira ati mfite mama mfite abarwayi afite n'inshuti z'abarwayi zirakomeye cyane
ni abantu beza cyane kandi nawe niyo bakumbuye niyo batumye nkumenya ati ubu nawe ndi ndakureba rwose ati ubu nakubwira n'uko usa ariko ubwo niceje gukora siporo reka rero nirangane kumara umwanya cyane kuko umubare bavuga ati dushobora kurara ahangaha nanjye rero iyo mbateye cyangwa se umwe n'umwe cyane rimwe na rimwe kugira ngo mbere mbite birangora kuko hari ibintu byinshi bigera mukora tukantungura cyane bavuze ko ari witwa Floriye yigeze kuza iwacu ngo muri mwaka tugeze kuza mu rugo aturutse Cyangugu aha batanga muvuye hano i Kigali numva birantunguye nawe duhura no muzi igiye kumufata ari gukoresha telefone ariko kubera ko ijwi rye twara kuryumva kenshi no kunyumva nanjye yarambwira ati niyo waba uri mu mwijima ukavuga nawe wowe uvuge gusa ijwi ryanjye ntabwo nzi impamvu yabaye irangamuntu yanjye nuko Floriye araza icyo gihe barataramiye cyane n'abandi bakaba baturutse za Mushishiro ese abantu b'Mushishiro ntabwo babiga reba kararizi icyo gihe we yanatashye gato kajyaga kure bamwe ngo ni umuvandimwe wawe ntabwo amukize tugikoreye cyane kandi ntabwo tumagiyemo yego hanyuma rero akamindira ahangaha by'umwihariko mbashimira igikorwa mukora cy'ingenzi nshimira na radiyo y'u Rwanda iba hafi umunsi ku munsi kandi rero tuba tunamenyana twese abo batoya uyu rero ni umusangirangendo wanjye mu buzima butandukanye kandi bukomeye namubonye numva twamutuzaniza habutse Feliciye twariganye muri kaminuza imyaka 5 yose dusangiye intebe y'ishuri muri kaminuza y'itangazamakuru tuza no gukorana noneho kuri radiyo y'u Rwanda yarashinzwe abakorerabushake ntabwo ko nari umuyobozi wabo wungirije tubana iyi myaka 9 yose kuri radiyo y'u Rwanda hanyuma we aza gukomezanya nayo ariko kugira n'izindi nshingano nari mfite njye nsigara hariya mu zindi nshingano ariko n'umunsi ku munsi turi kumwe hari hashize n'iminsi nawe ntamubona none itsinda ritumye yongera kubona isura ye yari amaze imyaka igera muri 2 cyangwa 3 ndavuga 2 hanze